gutera amakashi Burundi erega ibi ngibi ni nk'ibisanzwe Imana bro imbe ndavuga mbere nyuruko mbere ko Imana ariko Godfather no nari nguhaye urugero na Katauti byarangiye agiye gutera amakashi Burundi mbere yuko acaho umva reka nze ngutera story rero reka ngiye gukora urutonde rw'abahanzi bagiye hanze gushakira y'ubuzima ndagenda nsanga ese wamenye ko Lil wa muzungu byarangiye amufungishije imizuka agiye kumusubiza abo Kabeza ako ni byiza cyane koko noneho ngo umwana ikiyede kiramwica uzi ukuntu mwana yajyaga yiyemera noneho uzi n'amashansi yari i Kigali ubu ngubu nta muntu wavuga ngo yabuze umurimo kuko amashansi ye ni menshi oya Eric aramutegereje nabonye yarashyizeho yarasiga defiriza yashyizemo zuwazo Yesu harimo yinjari Godfather uracumuye na ntawe uvuga bapfa oya ariko Jerry Giko yari yaricecekeye kuki muvuga ko yemera kumwita umupfuze ko nabikunze oya aravuga kuri ko mvuze kuri Katauti kandi yaritabye Imana nyine kumwita umupfuze bura nisabara Katauti shaka Katauti ngene namukundaga byatari umva ikintu cyantunguye nakoze urutonde icyo gihe Fireman yani cyagiye cyajya Bugande akimwe bimuge Pifra igihe ajya kugura y'umugo Pifra icyo gihe abaga Dubai bataramudipotinga ariko none wumva ikintu cyantunguye nkora urutonde rero Masho Mamba yabaga muri Kongo Masho Mamba se yari yabahanze amezi abiri Masho Mamba bari muri Kongo oya ari mageragere intambara musanze muri Kongo bro ari mageragere bro wapi nuko ubwo ari mageragere yaragarutse Masho Mamba ari mageragere turashize oya si ari mageragere ese Nasoni abaye Nasoni soliste ibera ahantu bita Induba ari i Kigali Nasoni ariko arameze neza nyirari Induba ameze neza no ari atuye Bumbogo Induba ni Induba aturanye n'abantu na Skyto oya si Skyto yagiye Induba ariko mani ntuza si Marita yagiye Marita Elion Victory Elion Victory ni umucuranzi ukomeye cyane muri Kenya ntuza asaba hehe inde Arion Buzindu Arion Buzindu ni ndayishaje aho ngaho oya shakarakara ntikabinda nyuma yuko ariko ari mu Rwanda nyuma yuko Washington amuhinduye ibireti akamupasa manager amafaranga ariko sinaringiye kuvuga ngo iki uzi ko bagurishije parisere bagurishije ikibanza iwabo bamuhereza amafaranga bayahereza uriya mujene ntashaka kuvuga izina baravuga ati umwana mugira icyamamare ubwo asinahera wakora iki bamuryana nayo ariko yaje mbere erega wibuke ko Arion yagiye i Buganda agiye ku ishuri urukumva agezeyo ahura n'umuntu bita Ntuza Washington amukorera indirimbo nziza cyane umwana yagarukanye ndibuka Arion yansanze narabaninga gari Remera azana indirimbo ze urukumva indirimbo ye urukumva Kigali abana barafatishije Arion akaza nta muntu umuzi ariko iriya ndirimbo ica ibintu Washington yari umuhanga ariko uriya n'umwana wahuye n'ikibazo cyo gukoresha igitsina ariko ntugakoresha amagambo nakubwira hano turi mu bana oya twavuze igitsina twavuze ibintu ntabwo nenewe ko nabivuga mu mazina yabyo nahise nkoresha ijambo igitsina no mu rusengero barakivuga harya oya nashaka kuvuga ko yahuye n'uburangare bakamurangarana uriya mwana uzi ko bagurishije amafaranga bakashyira mu muziki bagurishije ikibanza ni ukuvuga ngo bamukoreye ibintu ntuzi yamukoreye ibintu bakoreye buriya niba abana bajya bambabaza Arion arambabaza umuntu bita Priscilla akambabaza Steve M Jesus ninjye nabikubwira ngo kubyumva Jay ariko buriya umuntu bita Priscilla akeneye ubuvugizi umuntu bita Priscilla rero nabikubwiye ngo aba ahantu bita Steve M Sansan aba ahantu bita muri Arizona abana na Shafi God ukora pano yawe ariko Jay uzi n'umwana bita Steve ubwo ni Imana yagira ahangaha muhagume nkore pano Steve ni umukire ashatse kugeza no kuri veni yahita kugeza urukumva Jay nabibonye kabisa Asansana Steve M kabisa no kuvuga ngo umuntu bita Priscilla abana na Shafi bro ntago babana ariko se babana na Shafi gute Shafi ari Kigali barabana yewe babana gute ariko ko babana gute baraturanye oya mu nzu imwe baba kwa mukecuru Shafi mu nzu imwe iwabo kwa Shafi ubwo se winjiye undi ninde ntago babana nk'umugore n'umugabo nose nubizi ko Shafi nawe
nawe oya byara oya rekeraho sigaho ntushake kumuharabikana nabimubajije ejo bundi arabihakana ntitwari ako se kumwe kuri pano ya Debra Godfa ngaho yarabihakana uzabaze biteye Semungu mubaze utwatsi Semungu buretse gato uzabaze Semungu ati Semungu uri umutinganyi ntago azabikwemerera uzabaze Brian ngo uri umutinganyi ntago azabikwemerera ibyo bintu umva njye naramubajije mu magambo arambuye ndamaza Shafi bitewe n'amafoto yagaragaye uri kurebana na Semungu akana uri umutinganyi none zo wazambajije biri kuri YouTube yaranshubije ibintu byose birarero nari kumucira iruhande wazambajije unoze n'ujya umubona ko abari kumwe n'abandi bandi bitwara gutyo ngaho uzareba urugendo rwe na Element ukuntu wabigendera ubugira ngo ni jihad ku gahuru Element kandi uramenye ariko uribuka ko agifitanye contract na Sobuje barakwirukana nta contract tumufite buri barayihagaritse ariko barakwirukana bayazabasa erega hariya agiye wenda umwana mu rugo ntawanyirukana ntabwo uri umwana mu rugo uri umwana mu rugo cyangwa uri umukozi mu kazi ndi umwana mu rugo hariya ariko Coach Gari ngo atunze benshi ariko umubwiza ukuri sibyo ariko bitewe n'uburyo namubanze yafashe umuyapanya umva kubwiza ukuri Coach Gari ni umubyeyi sibyo Coach Gari kangwe wenda nk'urugero giye nivuga ibyo by'ubyeyi ni ibiki uretse gato abandi wenda sinzi uko babivuga ariko nkanjye Coach Gari yaranyitoraguriye abandi bose barantaye urigomba agataragoye yaranyitoraguriye abandi bose bantaye abo bandi uvuga ni bande je abo bandi bose nyine mu muzi ngo bo mu miziki rero biramukanye n'abakare bose nabishobora ba Ben se we yariye Ben se yaramutaye Ben yataye ije gute kandi barakoranye akazi ko kurera abakecuru muri Arizona ubu se Ben yaramutaye gute se ariko mutari he ko bakoranaga akazi kamwe rega barakoranaga ubu se Ben we yariye Sunday ndabizi ibyo benda sinabimenya ariko ni bande baba bagutaye nyine no kuvuga ngo abandi bose bari bantaye Coach Gari aragitoragurira nego ndakwibutsa ko urukumva nge sinakwivanga mu byawe n'umuvandimwe wawe urumva mwaryanye amafaranga ya Soba Living urumva waragenda ukajya kubapakira ukabazana Debra akabakuramo inkweto uzi je urukundo yakunze Ben umva ngo ubwiza cyane umukunda we ntabwo umva nyine ubwiza ukuri Godfa sibyo njyewe ibi bintu mvuze ndanabivuga buri munsi iyo mbivuze ndarira cyane njyewe urukundo nakundaga The Ben nk'uko Sande yarabitangiye ariko muza nta muntu rwari urukundo rwa kivandimwe kuvuga ngo uyu ni grand frere ntabyo kuvuga fanatisme ariko umuhungu yanyeretse ko mwene Adamu nyine azahora ari mwene Adamu umva nkubwire rero ikibazo mugira urukumva mumeze nk'abana bakuze ari imfubyi batigeze abona urukundo ku buryo reka nkubwire ikintu kimwe Jay ureba umuntu njyewe ntabwo niba muri muntu nkomeretsa I trust nobody urukumva singira byahiye uribuka ejo muri ntuza muri biro byana n'ibya saga ya Element uzi ko byageze n'ahantu bakavuga ko ngiye ngo Coach Gari mfite urundi rwango rwihariye mwanga urabyibuka byari byo oya ntabwo ari byo so urukumva mufite ukuntu mujyanwa n'amarangamutima bro ngewe n'ukuri kw'Imana urukumva kuri ibyo bihanze kuri Ben yarigende mu marangamutima yaramukundaga wamubaza Ben ni nk'umwana numvise nawe ngo sigaye ugenda na Shafi nawe buriya nigeze kumwitangira bro imodoka ye barananiwe kuyivana Dubai ndamwitangira ugendana na Shafi ninde uwo mwana ni Priscilla nyine avuga uwo mwana ngo nuza Element bakorana Element sagena yakadasohoka ahubwo baranararana uri kumva harimo harabika oya none nishiti zakadasohoka bararana abahungu se bararana bamwe na bamwe ababishaka abafite uburenganzira ababishaka bararana uri kumva Godfa nose ubu ntuzi ko ntuza ari kumwe na ntuza na Kevin Kadebara baryamye umva nkubwire ntukamvugire umwana w'iwacu
oya bari kumwe ariko oya i Kigali se sigaho cyangwa muri Canada? i Kigali Ese uri sare i Kigali je? yari i Kigali byararavuye yari i Kigali Niba ari i Kigali byo i Kigali ariko reka nkubwire niba ibyo ngibyo ibingibi reka nkubwire ariko Kade ikintu kiri wapi kabisa, Kade ntiyazi. uzi ibya Kevin Kade iyo mubizanye ni nk'ukuntu byanse atarabi Kigarasha akiri kubyinjiramo tutarabimenya yagiye akavuga ngo Israel Mbonye ngo ni umutinganyi ngo aryamana na ambasaderi wa Israel mu Rwanda ubyibuka ariko ntago nge navuze ko ari umutinganyi navuze ngo Yavuze ko baryamye gusa. ntabwo namwise umutinganyi. Kevin Kade ni umuntu wanjye mutazaneranya nawe. buriya Sande Yo, buriya mu bantu banabaga cyane ni Godfather. Godfather ashobora kugenda ashyiramo discipline. nyine byo kubwira ashobora guhita agenda nguko agahita yigira nkaho atabivuga guko bagashaka uburyo baza kuza kubinyitirira kandi aribo babivugaga. Asante sana none se byisimbutsa gutya je ndabaza ko ari uko nyine n'ubundi niki urumva njyewe urabona nk'ibyo biborerwa n'impamvu ntanabyo mbitindaho njyewe urabizi ko ndi ikiremba enda bivuze kandi hari abantu mwihangana arewe nibyo njyewe rwose Godfather nshaka kuzakora zezeto nkandaho nshaka kuzadodesha umunwa wanjye kuko hari ukuntu ngiye nshiduka wenda nk'umuntu yambwiye nk'ibintu nkacikwa nkacaka mana ninapfa umunwa wanjye uzareke ngujyane je ntabwo naceceka ngo bikunde urumva jeyi si guceceka ibyo si ibyanjye urumva ni nko kuvuga ngo Imana ikwambura ubuzima upfuye ucece ufunze umunwa wahita utumbuka none zubuka ngo reka ze nkubwire je ubuzima bwe bushingiye ku mudomo none se ubwo ngubwo waba hute n'ejo bundi mwera kamishi muvuga ibintu baraza barabiyitirira ibihe ibintu by'ukuntu ngo manager ngo yadishwe ariko kuki bahise babishyira kuri wowe? ndabizi kandi byavuzwe na kamishi ariko se ngo bariya ngo ntibabivuga ngo ni wowe buriya ngo uba ngo wabitewe. reka ze nkubwire je rero ikintu ngiye mu buzima iki kintu cyo kuvuga ngo nta muntu uzavugwa ngo uyu ngo ntabwo ngo asura ngo anutse I don't give a fuck about that shit urukumva ibi bintu tuvuga ibintu biri nk'ibyo biboro byo kuza ntabwo nanabyibuka kandi ruva ni ibintu bya zamani birabyabye na Cobra ni wowe wabizanye kamisha ariyikiriza ariko rero ngewe rega yo ukuntu neya niye we namancitswe ndabizi urabizi ntabwo bikomeje ubucitswe urumva kubika ibanga ariko yakuze kubika ibanga igihe kingana kuriya nk'ibintu igihe umaze ubizi birumvikana noneho sinzi ukuntu nanabibajije ari nka question de curiosité numva mwe murabikomeje ndanababwira ngo ibi bintu murimo sinzi ibyo ari byo indu bikomeza ngiye ko nari no mu kazi ko ntabyumvishe neza ajya mwavuze ngo iki noneho cyaje rero umuntu avuga ibintu yitambukira cyo kigashingamo akantu kamwe gusa kikabishimangira